Urwanda, we are damn broke. Look at me, I look good, right? The Senez, I look presentable. Ndamutse ngiye mu mujyi w'abana w'umujyi watangira ngo sister ngo wanteje imbere, you know. But guess what? On my mom of the whole truas, ijana magana atatu, ibiceri magana atatu. Do you know the type of phone I'm using? But urubyiruko rw'u Rwanda turakiriye wumve neza ko bigezeho byafashe intera ku buryo abana bamwe na bamwe bari guturika bakavuga akari ku munwa cyangwa se akasesekaye. Umwana w'umukobwa wiga muri kaminuza yaturitse aravuga ati urubyiruko rw'u Rwanda turakiriye. Hanyuma abayobozi n'abandi bose bahita bamwita n'ikigarasha bashaka no kumutuka, ariko ndaje gusobanurira amagambo yavuze ndetse bamwe na bamwe batagiye kumugarukira uhereye no kuri aba banyamakuru. Fungura Twitter handle ya Minisitiri utuma twishima. Urebe ibintu ari kuvuga, urebe ukuntu biremereye, urebe n'urubyiruko ukuntu rutabizi, kandi urebe ko bivuzwe nyuma y'uno mwana w'umukobwa avuze ngo urubyiruko rurakera. Ari kuvuga ibiki se? Kuvuga ngo afite gahunda nyinshi cyane leta ifite itegura urubyiruko rushobora nawe afite defo yo kubyibikaho. Iyo umwana atavuga se ari kujya iyo umwana atavuga ntabwo twari kubimenya. Umuntu niyo aduhamagaye ati yibereye kuri wa muhungu wo mu kandi gusa icyo bivuze Marshal na Omar bivuze ngo niba minisitiri bino bintu yarabizi n'abayobozi babizi bikaba birimo amafaranga n'amahirwe aho abayobozi babiha abana bato mu mahirwe ku kimenyane kuko ntabwo byari bizwi. Ikindi navugaga urubyiruko fungura Twitter handle ya utuma twishima. Urubyiruko rusabwa ureba amakuru ari baracyajya mu banki ahenshi na henshi bakabasaba ingwate batagira arakuraho ingwate umwana koko. Gute twisanze nta banki y'urubyiruko tugira ngo maneze BDF birigwa biba bagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Kojadi yagiye imishinga y'urubyiruko yahiriye muri BDF urumva bakagenda bayiha abandi babosi bakayigura. Oya BDF raporo hotel general ivuga ko 2020 cyangwa 21 basanze BDF yarahaye abanyamahanga miliyoni 200 umunyamahanga kandi bakwashiriweho urubyiruko n'abagore rw'u Rwanda kandi muri plafo yayo 200 ntiharimo. Ukaza ibyo biri muri raporo hotel general uzabyumva urabyumva ugafata no hari imishinga leta itekereza ikayishyira hariya y'urubyiruko ugasanga babandi bakoma amashyi ngo tuzarwubaka nibo bari kuyijyana bayiha abo banyamahanga bayiha amahirwe. Hari umwana wicaye yabona bimurenze yaturika akavuga twese tugahita tusimbuka niba yarakoraga muri hotel kuri shifuti ya 3 ubu muri bar and resto bakaba baravuze ngo bafunge saa 7 za mu gitondo shifuti yakoraga izagenda gute nta kennye. Nyamara perezida w'u Rwanda nyakubahwa Kagame yagejeje inama ku baminisitiri bagaragaza uburyo ki urubyiruko rw'u Rwanda rufite amahirwe menshi yo gutera imbere. Wumve neza yuko na Dr. utuma twishima Abudara umuyobozi w'urubyiruko we yivugiye ati ese mwabantu mwe ati hari amahirwe menshi turi gutegura bigaragara yuko yabyihereranye. Nyamara n'umukobwa yatangiye aravuga ati urubyiruko rw'u Rwanda rurakennye kubera yuko nakoze uko nshoboye nk'ihiringa nkabona agapantaro cyangwa agapira namara ukabona najya mu mujyi nkahura n'umusore akambwira ati waneje imbere muhaye ikaze ntabwo yambu nitwa Dani reka dutangire gutya. Urubyiruko rw'u Rwanda, we are damn broke. Look at me, I look good, right? Ndasa neza, I look presentable. Ndamutse ngiye mu mujyi w'abana w'umujyi watangira ngo sister ngo wanteje imbere, you know. But guess what? On my mom of the whole truas, ijana magana atatu, ibiceri magana atatu. Do you know the type of phone I'm using? But I'm hella broke. This is a thing government if create addressing more because we are broke, but they don't see it. We are guys, turakennye nimuka tubone dusa neza. We are broke and cooked and everything bad. Ubundi mu 2025 nibwo ibintu byatangiye aho umusore yasozaga kwiga akabura akazi neza. Mu yindi myaka yabanirije bwo akazi kapfaga kuboneka nubwo abakabonaga ari bakeya cyane, ariko ubu ngubu rwose harasohoka abana miliyoni, muri miliyoni ntihagire n'umwe ubona akazi, twese tugahita tuba abashomeri. Byagaragaye yuko urubyiruko rw'u Rwanda rukenye kubera yuko umuntu wize kaminuza asigaye yifuza n'akazi ko mu rugo akaba yakabura. Niko uyu mukobwa yari ari kwiga akajya bireba byitegereza, akaba yari afite akabuto ya TikTok, yifata akavideo agashyira kuri TikTok arimo aravuga ati urubyiruko rw'u Rwanda turakennye. Why not? Ati kubera iki nifata nkajya mu mujyi, nagera mu mujyi
neza waneje imbere kandi kuri momo ye afiteho amafaranga 300 ariko yakomeje avuga yuko impamvu bitutera ari uko nta mikorere dufite nta kintu cyo gukora dufite turi aho ngaho nyine tu urasoza kwiga ukaba umushomeri iwanyu bagira amahirwe bakugura ipantaro ugatangira ukiyemera uti ndi umukire meze neza ati kuki mwabeshya muvuga ukuri mugaragaza ukuri ku bari ku mutima mumenye ngo ti urubyiruko rw'u Rwanda turakenye tumeze nabi ndetse tigire n'ikintu yakora yanadufasha niyo magambo yakomeje avuga abantu bose bahise bamutera amabuye bakimara kubona iyo poste bakandika muri comment bamutuka bagashyiraho na video ya Perezida Paul Kagame ngo ari kumuvugaho kandi atariwe ari kuvugaho Kujwe na Dogita umuyobozi w'urubyiruko cyangwa se na Minisitiri w'u Rwanda wungirije Perezida Paul Kagame yaje no kugera aho amwita ikigarasha ko ari gutuka u Rwanda abandi nabo bakomeje bavuga ati ese uzi yuko icyaha cyagwa mugafunga byumve muri live yakozwe hanyuma uwumva kuri ya mwana afite ikibazo ushobora kumutera ikibazo nindi wa mbere ni wowe wakimungeye kandi erega ikibazo icyo nimo kuvuga ikibazo yagira in the face of the public I mean like barimo barakugoragoza ariko reka nkubwire muzere ntabwo ari ngombwa kungoragoza umva Clement ngiye mu mwanya wanjye nkubwire rwose arahari oya mareka reka manika akaboko ba mu mwanya wanjye ngiye papa uretse kabagambe hano noneho reka tubigenze gutya akeneye ubufasha ubwo Clement Jewe rwose ntabwo ndi mu bantu bakwinginga niba wumva utakosheje fine ngo ni icyaha cyo gufungwa kubera yuko ngarimo gusebya no gutuka no gukomeretsa ndetse no kugaragaza ibitari byo bati guti arimo aravuga ngo urubyiruko rw'u Rwanda rurakenyeye kandi twebwe dukize ese nibyo koko murakize wapijyangiye ndakenywe n'undi wese ushobora kuba ari kunyumva ashobora kuba akeye gusa icyo mutazi ni uko Perezida Nyakubahwa Paul Kagame ari gututegurira imishinga ndetse na Minisitiri n'abandi bayobozi bose bafatanyije kuyobora igihugu cy'u Rwanda bari gutegura imishinga izaza igatanga akazi ku bantu benshi kubera yuko u Rwanda turakenye bati guti nitujya mu buhinzi tukajya ahandi hose tuzakira ariko tuzajya mu buhinzi hehe imirimo iri hehe uzajya mu buhinzi guhinga iki urubyiruko rw'u Rwanda turakenye ntabwo ari ngewe wabivuze gusa uko biri kose tugiye kureba icyo Imana igiye gukora ikaba yadufasha no mukobwa mureke kuba mwamutera amabuye cyangwa se mwagira ute kuko n'abantu benshi bari kuvuga ati uno mukobwa afite amakosa ariko ndabona ngiye nakosa shire umuhaye ikaze ntabwo yambureka tuzasubira ubutaha nifuza bye bye